Ni inkuru ya Elie Niyomufasha uzwi ku izina rya Elie Nation, umugabo ukomoka mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza. Nubwo akiri muto, Elie yatangiye urugendo rwo gusangiza abandi ubumenyi binyuze mu mushinga yise Nation University Rwanda, ikigo kigamije gufasha abantu kongera ubumenyi mu bijyanye na hospitality na hotel operations. Elie Niyomufasha yavukiye Musanze mu murenge wa Muhoza, yakuriye mu muryango w'abana 8, akaba ari umwana wa 4 muri uwo muryango. Nk'abandi bana benshi bakurira mu Rwanda, ubuzima bwe bwari bwubakiwe ku kwiga, gukora cyane kugira ngo azagere ku nzozi ze. Amashuri abanza yagize ku kigo cya Muhoza ya mbere, nyuma yakomeje amashuri yisumbuye mu cyiciro dusange cha tronkome, aho yize umwaka wa mbere nanone kuri Muhoza ya mbere. Aza kwimuka ku kigo ajya ku kigo cya Karinzi, yaje gukomeza mu cyiciro cya Erevo, aho yaje kujya mu ishuri rya MIPC Muhabura Integrated Polytechnical College, aho yagaragaje ko akunda amasomo kandi akagira ubushake bwo kumenya byinshi. Nyuma yaho yakomereje amashuri makuru, aho yaje nanone kuvana A1 Advanced Diploma muri MIPC mu shami rya Hospitality Management, akomereza muri UTB University of Tourism Technology and Business Studies, naho aho yakuye Bachelor's Degree, aho yakomeje kwagura ubumenyi bwe mu bijyanye n'akazi n'imishinga. Elie Nation kuri ubu akaba ari gushaka Master's Degree muri kaminuza ya Mount Kenya. Mu gihe Elie yari akiri umunyeshuri muri kaminuza ya MIPC, nibwo yatangiye kugira igitekerezo cy'umushinga we. Yabonaga ko ubumenyi yari afite bushobora gufasha abandi, maze atangira gutekereza uburyo bwo kubusangiza abandi bawukeneye. Icyo gitekerezo cyaje gukura buhoro buhoro, kigira aho gihinduka umushinga ufatika. Ni muri urwo rwego yaje gutangiza Nation University Rwanda, ikigo kigamije gufasha abantu kongera ubumenyi cyane cyane mu bijyanye na hospitality n'imikorere ya hotel operations. Uyu mushinga ugamije gufasha abantu bifuza gukora mu rwego rwa hoteli n'ubukerarugendo kugira ubumenyi bubafasha gukora neza akazi kabo. Nk'uko bimeze ku bantu benshi batangira imishinga mishya, Elie nawe yahuye n'imbogamizi zitandukanye. Imwe mu mbogamizi avuga ni ikibazo cyo gukura igitekerezo mu ntekerezo akagishyira mu bikorwa. Ariko nubwo byari bigoye mu ntangiriro, yakomeje gushyiramo imbaraga no gukomeza intego yari afite. Uyu munsi kimwe mu bintu yishimira cyane ni ukubona abantu bafata ubumenyi atanga bakabukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi cyangwa no mu kazi kabo. Ibintu byo mu imbaraga zo gukomeza gukora cyane no kwagura ibikorwa bye. Urugendo rwa Elie Niyomufasha uzwi nka Elie Nation rugaragaza ko urubyiruko rushobora gutekereza ibishya no gutangira buhoro ariko rukagera kure. Gutangira umushinga nk'uyu bigaragaza ko iyo umuntu agize igitekerezo cyiza kandi akagira ubushake bwo kugishyira mu bikorwa, bishobora gufasha abandi benshi. Binyuze muri Nation University Rwanda, Elie akomeje gusangiza abandi ubumenyi no kubafasha kongera ubushobozi mu kazi kabo. Elie Nation ni urugero rwerekana ko inzozi zitangirira ku gitekerezo gito ariko zigakura iyo umuntu agize ubushake bwo kuzishyira mu bikorwa. Iki cyegeranyo cyateguwe na Genius Rwanda Group Limited. Ndabashimiye.